ni nyina w'amadayimoni yose, akaba umugore wa Satani. Byinshi wamenya kuri Lilith, umugore bivuga ko ariwe wabanye na Adamu bwa mbere ya Eva. Akenshi usanga hari inyandiko nyinshi zivuga ko Adamu uvugwa muri Bibiliya ashobora kuba yaragize umugore wa mbere utari Eva. Ese koko nibyo? Ese uwo mugore uvugwa ni muntu ki? Muri iyi nkuru twifashishije inyandiko nyinshi zitandukanye mu kubategurira amakuru acukumbuye. Icyakora ntabwo twakoze iyi nkuru mu guhungabanya cyangwa kunyomoza ukwemera ko uwo ari we wese. Ahubwo iyi nkuru twayikoze kugira ngo tugire amakuru make kuri ibyo bivugwa. Ufite igitekerezo wakidusangiza. Ngo haye ikaze we tugiye kubana muri kino kiganiro. Kugira ngo dukomeze kugendana, reba hasi aho ngaho ukande kuri subscribe kugira ngo utazajya ucikanwa n'ibindi biganiro tuzatugutegurira umunsi ku wundi. Reka tutangire tureba ngo Lilith ni muntu ki. Lilith ni umuntu utavugwaho rumwe cyane mu migenzo y'Abayahudi. Izina Lilith ntiriri mu nkuru yo kurema Tora, ariko agaragara mu nyandiko nyinshi zo hagati. Ikimenyetso cye, amateka n'ubuvanganzo biraganirwaho mu bahanga b'Abayahudi, abategarugori n'abandi banyabwenge. Hari inkuru nyinshi z'inkomoko kuri Lilith, ariko amateka azwi cyane yavuze Lilith nk'umugore wa mbere wa Adamu. Dukurikije inkuru ya Eva wa mbere, Lilith yaremwe n'Imana imukuye mu mukungugu, ashirwa mu busitani hamwe na Adamu kugeza igihe havutse ibibazo hagati ya Adamu na Lilith, igihe Adamu yageragezaga gutegeka Lilith. Inkuru imwe ivuga ko Lilith yaze kuryama munsi ya Adamu mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Nk'uko inkuru zibivuga, zigaragaza ko Lilith ari umugore wa mbere wa Adamu, ndetse bivugwa ko yaremwe mu butaka bumwe nk'ubwo Adamu yaremwemo, ndetse ngo Lilith yashatse kugira ububasha bungana n'ubwo Adamu yari afite kuko ngo baremwe kimwe. Hano bavuga cyane cyane mu gihe cyo gutera akabariro. Ibi ngo yabiterwaga n'uko yumvaga ko Adamu bafite uburenganzira bungana. Aribyo byatumye uyu mugore ahunga akava muri Edeni aho we na Adamu babaga. Inkuru dukesha ikinyamakuru www.kenyon.edu kibanda cyane ku nkuru z'iyobokamana, imbaraga n'ibindi, igaragaza ko uyu mugore yabanye na Adamu mbere ndetse bakabana nk'umugore n'umugabo, ariko akajya yanga kuba umugore nk'uko byari bigenwe. Uku kwanga rero kuba umugore byatumye ahitamo kuva muri Edeni ajya kuba mu buvumo wenyine, aho yatangiye kujya akorana n'imyuka mibi. Ubwo Adamu yabonaga ibyo, yagiye kubwira Imana ko Lilith yigumuye. Imana yohereza abamarayika 3 ngo baze bagarure Lilith asanga umugabo we Adamu, ariko uyu mugore Lilith arabyanga, yanga kugaruka. Nibwo abo bamarayika babwiraga uyu mugore Lilith ko abana be 100 bazajya bapfa umunsi ku wundi kubwo gusuzugura Imana. Uyu mugore Lilith kubera ko yari yaranze kuba Adamu ndetse yaranahunze abo bari bemerewe kuba, byatumye Imana iremera Adamu umugore uzamwubaha ndetse bakabana uko babishaka, cyane ko uyu mugore we yubahaga umugabo we. Uwo mugore wa kabiri wa Adamu muri iyi nyandiko bivugwa ko ari Eva twese tuzi. Ubwo rero uyu mugore Lilith yagarukaga muri Edeni, yasanze uwahoze ari umugabo we Adamu afite undi mugore ariwe Eva. Mu kwihorera ngo uyu mugore Lilith yaryamanye na Adamu asinziriye maze amwiba imbuto, mbese yatwaye intanga z'uyu mugabo Adamu. Iyo mbuto niyo Lilith ngo yaje kubyazamo icyitwa amadayimoni y'abana, nko kwihorera ko abana be bari barishwe n'abamarayika 3 nk'uko twabigarutseho haruguru. Bivugwa ko kandi ku bagabo igikorwa cyo kwiroteraho no kwikinisha ku bantu byose bituruka kuri Lilith, ibyo yakoreye Adamu asinziriye. Bivugwa ko uyu mugore yakomeje kubyara andi madayimoni bitutse mu kwiroteraho kw'abagabo. Bamwe bizera ndetse bakemera ko iyi nkuru y'uyu mugore Lilith ishobora kuba yarakuwe muri Bibiliya. Icyakora iyo urebye muri Bibiliya, mu ntangiriro nta nkuru n'imwe ivuga kuri uyu mugore wa mbere wa Adamu. Bivugwa ko Lilith avugwa muri Bibiliya muri Yesaya ibice 32 na 35. Ariko ntibavuga ko ari Lilith, ahubwo bivugwa nk'ibinyoni by'ijoro, ibihunyira. Iyi nkuru ya Lilith yatangiye kwamamara hagati y'ikinyejana cya 8 ndetse n'icya 10. Nk'uko tubibona mu itangiriro, nta hantu na hamwe
iyi nkuru ya Lilith ivugwa. Nubwo bamwe bemeza ko iyi nkuru yakuye muri Bibiliya, ariko ibyo nta wabyemeza cyangwa ngo abigaragaze. Icyo tuzi neza nuko amagambo y'Imana yose ari aya nyayo, ari ukuri, ndetse nta n'icyahindura ijambo ryayo. Iyo wanditse izina Lilith muri Google, bakwereka amashusho y'abagore bitwaye nk'abazimu. Mu mashusho bigaragara ko amaze imyaka myinshi. Wafungura Wikipedia bakakubwira ko uyu mugore afatwa nk'inkuru mpimbano zabaye mu nyigisho z'iyobokamana muri Mesopotamiya, muri Aziya y'Iburengerazuba. Ibyo kuba Lilith yarabaye umugore wa mbere wa Adamu ni inkuru twasanze mu kinyamakuru nka kenyon.edu, google.com n'ahandi hatandukanye kuri murandasi. Ibi ni ibivugwa kuko bitari mu ijambo ry'Imana cyangwa ibindi bitabo by'abizera Imana bigendanye n'uko ijambo ry'Imana ryanditse. Iyi nkuru nayiteguriye kwagura ubumenyi. Niba hari ubundi bumenyi uzi kuri Lilith, twandikire kuri WhatsApp. Nimero urayisanga muri description. Nkomeje kugushimira we dukomeje kubana muri ibi byegeranyo. Ugize ikibazo, igitekerezo, icyifuzo, ubufasha se cyangwa ikindi cyose cyari cyo cyose, watwandikira muri comment. Wibuke ukanda subscribe, washaringa iyi nkuru mu nshuti zawe, ndetse wasigaho na like. Imana iguhe umugisha. Tuzasubira ubutaha.